Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe, bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Nshimira cyane kuri mwese mwakoze subscribe. Imana ijya ikomeza kwagura imbago z'ibirenge byanyu, igikomeza kubagurira imbago nk'uko yazaguriye Abesi, kandi namwe mukora share ntabibagiwe. Imana irushaho kubareba neza. N'abatarayikora rero niko kanya ngo muyikore kugira ngo mukomeze gusingira iby'umwami yabateganirije, turushaho kandi gukora iby'umwami ashima. Ni Eric Worship nk'ibisanzwe, tugiye kongera kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Mbazaniye part 2. Ubushize nari nabaye igice cya mbere ku nsanganyamatsiko yitwaga ngo gutekereza nk'umugaragu cyangwa se umukozi w'Imana akwiye kumera ate, akwiye kwitwara ate, ese agomba gutekereza ate. Uyu munsi n'ubundi teme ni ya yindi tuza kuganiraho, ahubwo turayiganiraho noneho mu buryo burambuye. Nayabahaye mu ncamake, mbasezeranya ko nzabazanira ikindi gice. Uyu munsi rero nakibazaniye, ndagira ngo nsaba ngo ntucikwe. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo turusheho kugendana neza. Rero gutekereza nk'umugaragu ubundi bisobanura iki? Ariko ntuze kumva umugaragu bandi baba bakorera abandi. Oya, ntabwo ari umugaragu ukorera umuntu cyangwa se bamwe bita ngo ni abakozi bo mu ngo. Oya, ni abakozi b'Imana ahubwo, cyangwa se umugaragu w'Imana. Nubwo turi abana b'Imana, twaremwe n'Imana, ariko turi n'abagaragu bayo cyangwa se abakozi bayo. Ndaza kubanza kuguha urugero rw'umugaragu Imana yatanzeho urugero, imutangira ubuhamya. Nubwo ari benshi yabutangiye, ariko turaza gusoma mu gitabo cyo kubara, aho Imana ivuga ngo umugaragu wanjye Kalebu we atekereza bitandukanye n'abandi, kandi akurikira uko muyobora muri byose. Reka dusome mu gitabo cyo kubara ibice 4 umurongo wa 24. Haravuga ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Mwibuke neza ko gakondo nako Kalebu ari mu bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, akamenya uko kimeze. Imana n'ubundi yamusezeranyije ko izamutuza, kandi urubyaro rwe ruzagira gakondo. Rero ntabwo Imana ipfa gutangira umuntu ubuhamya gutyo cyangwa kumushima gutyo, ahubwo hari icyo iba ireberaho. Imana ikireberaho kandi cyane, burya Imana ireba umutima. Nta kindi Imana ireba, ni umutima. Gukorera Imana bitangirira mu bitekerezo. Kuba umugaragu bisaba guhinduka mu bitekerezo, bigasaba guhinduka mu buryo ubona ibintu. Imana iteka ireba ikidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo dukora ubwabyo. Aka kantu mukiteho neza, mwumve. Imana ireba cyane ikidutera gukora ibyo dukora, ntabwo ireba ibyo twakoze. Oya, ahubwo impamvu yabiduteye ni iyi. Se twaririmbye tugira ngo baturebe, turabwiriza tugira ngo baturebe, nafashije umuntu ngira ngo bandebe cyangwa banshime, cyanabikoranye umutima w'impuhwe n'urukundo. Icyo ni cyo Imana ireba cyane. Umutima w'abagaragu nyakuri bakorera Imana ugengwa n'ibitekerezo 5. Ubushize nari nababwiye ko nzabibabwiraho mu buryo burambuye. Ndagira ngo usabe rero ngo ntucikwe, ubu utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibikorwa nk'ibi bijye bibageraho, kandi mujye mukora ku nzogera kugira ngo buri butumwa bwose nsohoye mujye mububona. Abagaragu batekereza ku bandi kuruta uko bitekerezaho. Abagaragu bareba abandi, ntibirebaho. Uku niko guca bugufi nyakuri. Si ukwitekereza nk'ubusa, ahubwo ni ukwitekereza nta busa, ni ukutitekereza na busa. Abagaragu nyakuri bariyibagirwa,
hano icyo nshaka kubabwira, ntabwo umugaragu nyakuri priorite ayigira ubuzima bwe gusa, ahubwo na rubanda aruha agaciro cy'akaba ari abanza. Niba ari ugusenga akaba ari basengera mbere, akabifuriza umugisha, akumva ko ibyiza byabaheraho nawe bikazamugeraho. Ntabwo yibanza muri byose, ahubwo ashyira abandi imbere. Uwo ni wo mukozi w'Imana mwiza. Pawulo we yaravuze ngo mwiyibagirwe ubwanyu kugira ngo mushobore kuzirikana abandi. Ibyo ni byo kubura ubuzima bwawe, ni ukwiyibagirwa kubera gukorera abandi, ugasa naho wiyibagiwe, ahubwo imbere ukahashyira abandi. Hari benshi baba bakeneye amasengesho yawe, ubufasha bwawe, kandi ntukumve ko ari we mukene ubaho cyari we munyabibazo. Abantu bose bagira ibibazo, ahubwo umuntu agira ikibazo bangana. Iyo tutacyita ku bukene bwacu bwite, nibwo tubona ubukene bw'abandi. Na Yesu ubwe yisize ubusa ubwo yafataga akamero ku marangamutima. Yesu yisize ubusa ubwo yafataga akamero k'umugaragu w'imbata. Muribuka Yesu nawe ko ibihe bigoye yabinyuzemo, kandi natwe tuzabicamo. Ese ni ryari uheruka kwisiga ubusa kugira ngo wite ku nyungu z'undi muntu? Hari umunsi uheruka kwigomwa ikintu kugira ngo urengere mugenzi wawe? Icyo kibazo ukibaza. Ntushobora kuba umugaragu cyangwa se umukozi w'Imana iyo ucyuzuye kwirebaho. Iyo twiyibagiwe nibwo dutangira gukora ibintu bizahora byibukwa. Ikibabaje ni uko imirimo myinshi dukora iba igamije inyungu zacu bwite, tugakorera abandi kuko dushaka ko badukunda cyangwa ko badushima, cyangwa ngo tugere ku ntego zacu bwite. Ibyo ni ukuzamukira ku bandi, ntabwo ari ukubakorera. Icyo gihe cyose tuba dukora dutekereza uburyo turi beza n'ibitangaza. Hari n'abakoresha umurimo w'Imana nka ruswa, baha Imana, nkaho bayibwiye bati tuzagukorera ibimana ariko nawe uzadukorera biriya. Aho uba uri gukora nabi. Abagaragu nyakuri ntibagerageza gukoresha Imana ngo bigerere ku ntego zabo, ahubwo bazareka Imana ikabakoresha ngo yisohoreze imigambi yayo. Ubundi umuco mwiza wo kwibagirwa usa n'ubudahemuka. Nawo ntuboneka kenshi mu bantu benshi, cyangwa se mu bantu bose. Pawulo yari azi. Timoteyo wenyine niwe atangaho urugero rw'uwo muco mwiza. Gutekereza nk'umugaragu ni ikintu gikomeye kuko gihabanye na kamere muntu. Ubusanzwe ku bwa kamere yanjye nirebaho, kenshi mba ntekereza ibyanjye gusa. Niyo mpamvu guca bugufi bihora ari intambara ya buri munsi. Ni isomo nkenera kwiga nkarisubiramo kenshi. Uburyo bwo kwitwara nk'umugaragu mpura nabwo inshuro nyinshi ku munsi. Nkaba ngomba guhitamo hagati yo kwita ku nyungu zanjye cyangwa kwita ku z'abandi. Kutiyitaho ni wo mutima wo kuba umugaragu cyangwa se umukozi w'Imana nyakuri. Gushaka gupima umutima wawe w'ubugaragu aho ugeze, ujye ureba uburyo wifata iyo hari ugufashe nk'umugaragu cyangwa se ugufashe nk'umukozi. Wifata uti iyo abantu batakwitayeho cyangwa bakagutwaza igitugu baguhutaza, ubona nta n'umwe ushaka kukureba, bagutesha agaciro, cyangwa bakagufata nk'umuntu usuzuguritse. Bibiliya iratubwira ngo umuntu nashaka kukubikaho urusyo, ujye ubifata nk'uburyo ubonye bwo kwimenyereza kuba umugaragu. Ikindi kintu cya kabiri, abagaragu batekereza nk'ibisonga,
aho kwifata nka ba nyir'ibintu, ukumva ko atari we nyir'ibintu, atari we kampara, ahubwo ukifata nk'igisonga. Abagaragu bahora bibuka ko byose ari iby'Imana. Muri Bibiliya igisonga cyabaga ari umuntu washinzwe gucunga urugo rw'undi muntu. Yosefu yari igisonga igihe yari afungiye muri Egiputa. Potifari yari yarashinze Yosefu imicungire y'urugo rwe. Nyuma umukuru wa gereza ashinga Yosefu kuyimucungira. Amaherezo Farawo amushinga igihugu cyose. Kuba umugaragu bijyana no kuba igisonga, kuko Imana idutekerezaho kuba biringirwa muri ibyo byombi. Bibiliya iravuga ngo ibisonga bishakwaho kuba biringirwa kuri shebuja. Ese ubutunzi Imana yakubikije ubukoresha ute? Kugira ngo ushobore kuba umugaragu nyakuri, ugomba gukemura ikibazo cy'imikoreshereze y'amafaranga mu buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo nta mugaragu wakeza abami babiri. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Ntabwo yavuze ngo ntimwagombye, ahubwo yaravuze ngo ntimushobora. Ntibishoboka kuberaho gukorera Imana no kuberaho kugwiza umutungo. Ni intego ebyiri zitabangikana. Ese muri izo zombi uzahitamo iyihe? Niba uri umugaragu w'Imana, ntushobora gukorera Imana ngo ugire n'igihe cyo kwikorera cyangwa se witerera uturaka twawe, kuko igihe cyose ufite ni icy'Imana. Imana niyo ubanza muri byose. Ishaka kwiyegurira burundu, ntiyemera ubudahemuka bwa rimwe na rimwe. Hoya, ishaka ubw'ibihe byose. Ubutunzi nicyo kintu cyiza mbere y'ibindi byose gishobora gusimbura Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi bagiye bava mu nzira yo gukorera Imana kubera gushaka ubutunzi kuruta indi mpamvu iyo ari yo yose. Bene abo baba bavuga ngo nimara kugera ku ntego zanjye mu by'ubutunzi, nzakorera Imana. Icyo ni icyemezo cy'ubupfu bazahora bicuza iteka. Iyo Yesu ari umwami wawe, amafaranga aragukorera. Iyo amafaranga ariyo mwami wawe, uhinduka umugaragu wayo. Kugira ubutunzi ntabwo ari icyaha, ariko kutabukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro ni icyaha. Abagaragu b'Imana bahora bahangayikishijwe n'umurimo w'Imana kuruta kurundanya ubutunzi. Bibiliya irasobanutse kuri ibyo. Imana ikoresha ubutunzi ngo ipime ubudahemuka bwawe nk'umugaragu. Niyo mpamvu Yesu yigishije ku mafaranga kuruta uko yigishije ku ijuru cyangwa ku muriro. Niwe wavuze ngo niba utarakiranutse ubikijwe ubutunzi bw'isi, ninde uzakubitsa ubutunzi nyakuri? Kandi mwibuke ko na Luka yavuze ngo udakiranutse ku gato no ku kanini ntagakiranukaho. Uburyo ucunga umutungo wawe bigira ingaruka ikomeye ku buryo Imana izaha umugisha ubuzima bwawe. Icya gatatu, abagaragu bahora batekereza umurimo bashinzwe batitaye ku byo abandi bakora. Ntabwo bigereranya, ntibaca imanza cyangwa ngo bahore bapiganwa n'abandi bagaragu cyangwa n'indi mirimo. Bahora bahugiye mu byo Imana yabahaye gukora. Nta mwanya baba bafitiye ibyo bindi. Kurushanwa hagati y'abakozi b'Imana ni ibintu bidafite ishingiro kubera impamvu nyinshi. Icya mbere, twese turi muri ekipe imwe. Intego yacu ni imwe yo guhesha Imana icyubahiro. Si twe tugomba kugaragara. Ikindi, twahawe inshingano zitandukanye kandi buri wese yaremwe mu buryo bwihariye. Pawulo yarabivuze neza ati, ntabwo dukwiye kwigereranya nk'aho umwe ari mwiza undi akaba mubi. Hari ibintu bifite agaciro kurutaho twakoresha iminsi yo kubaho kwacu, kandi buri wese muri twe yaremye mu buryo bwihariye. Abagaragu nyakuri nta mwanya babonera
ubudozi bw'ishyari. Iyo duhugiye mu gukora imirimo twahawe, nta mwanya ubona wo kujya mu kunegurana. Buri munota utakara uvuga abandi washoboraga gukoreshwa ubakorera ahubwo. Ubwo Marita yitotomberaga murumuna we amurega kuri Yesu ko atarimo kumufasha imirimo, yahise atakaza umutima w'ubugaragu. Abagaragu nyakuri ntibitotomba bavuga ko batitaweho, ntibagira umwanya wo kwirebaho no kwibabarira, kandi ntibagirira ishyari bagenzi babo cyangwa se abatarimo gukora. Byose babiha Imana bagakomeza bagakora. Si umurimo wacu gucira imanza abandi bagaragu ba databuja. Bibiliya iravuga ngo urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza. Umwami niwe uzemeza niba umugaragu we yarakoze neza. Ariko ufata umwanya uvuga mugenzi wawe, umucira imanza, uzi aho yakoreye icyaha ariko ntuzi aho yihaniye. Icy'ingenzi ni ugucunga izama ryawe, ukareba umugogo uri mu jisho ryawe mbere y'uko ujya kureba uri mu ry'abandi. Nta nubwo ari umurimo wacu kugerageza kwirengera iyo hari abatuvuze nabi. Imana niyo iduhorera kandi niyo iturengera. Jya ureba shobuja akuburanire, ariko nimvuga databuja mwumve Imana, ntabwo ari aba bakoresha bacu basanzwe. Oya, umugaragu ndi kuvuga umukozi w'Imana. Databuja ni Yesu cyangwa Uwiteka. Ukurikire urugero rwa Mose, yagaragaje icyitegererezo cyo guca bugufi igihe bari bamuhagurukiye. Na Nehemiya niko yabigenje. Ubwo yasubizaga abamuvugaga nabi yoroheje agira ati, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kuwusiga ngo umanuke mbasange. Muribuka ko yarimo yubaka, haba harasenyutse, ariko Sanibalati, Geshemu na Tobiya batabishaka. Nukora nka Yesu, ujye uhora witeguye ko abantu bazakuvuga nabi. Uko byagenda kose mu isi uzavugwa, uzangwa, ibintu byawe abantu ntibazabyemera. Ariko ujye wibuka ko hari Imana iri ahiherereye kandi ibona imirimo yawe yose. Isi ndetse n'abantu benshi mu itorero ntabwo bazi neza ibyo Imana iha agaciro. Kimwe mu bikorwa by'urukundo cyakorewe Yesu cyagawe n'abigishwa be, Mariya yari yafashe icyo yari afite gifite agaciro, amavuta ahumura neza y'igiciro cyinshi, ayasuka kuri Yesu. Icyo gikorwa cy'ubwitange abigishwa bakibonye nko kwangiza, ariko Yesu aramurengera avuga ko ari umurimo mwiza, kandi ibyo byari bihagije. Bivuze iki? Bivuze ngo nawe ukwiriye gutanga cyangwa se gutura Uwiteka bimwe mu by'agaciro uhereye ku uwo mutima wawe. Wajya mu rusengero ukibuka gutura, ugaturira Uwiteka ko ari imirimo n'ibitangaza yakoze. Ntuzabe nka Kayini wagiriye ishyari Abeli. Umwe yari umutunzi, ari umuhinzi, undi ari umworozi. Bajya gutura bagatura ibitandukanye. Murabyibuka ko ariho havuye ishyari Kayini yica Abeli. Ntabwo ari cyo nshaka kubabwiraho, ahubwo icyo ndi kubabwira ni ukuba umugaragu nyakuri. Ibyo ukorera Kristo byose ntabwo biba bipfuye ubusa, kabone n'iyo abandi babibona nabi. Kandi akantu kose Imana irakanota, Imana irakandika kandi ikakwibukiraho. Icya kane, abagaragu bashingira agaciro kabo kuri Kristo. Agaciro kawe ugomba kugashingira kuri Kristo wenyine, kuko bahora bibuka ko bakunzwe kandi bemerwa kubw'ubuntu gusa. Abagaragu ntibakenera kugaragaza ko bafite agaciro, bemerana umutima ukunze imirimo, ubundi igaragara nk'isuzuguritse, iri hasi cyane mu maso y'abuzuye gushidikanya.
urugero rwiza rwo gukora bishingiye ku kumenya neza agaciro kawe ni igihe Yesu yozaga ibirenge by'abigishwa be. Se Yesu we ntiyacaga bugufi? Muri icyo gihe koza ibirenge byari nko gukora akazi ko guhanagura inkweto. Kari akazi gasuzuguritse kuri benshi, ariko kubera ko Yesu yari azi neza uwo ari we, ntabwo yumvaga ko ari akazi kamutesheje icyubahiro. Hari abumva ko guca bugufi ari uguta icyubahiro. Oya, guca bugufi ahubwo ni itangiriro ryo kuzamuka. Bibiliya iravuga ngo Yesu amenye ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira ku Mana, haguruka aho yari ari, aho yariraga, yiyambura umwitero we, yenda igitambaro aragikenyeza. Rero ntabwo guca bugufi ari urugero rwo gucika amazi cyangwa se guta icyubahiro. Nkomeza kubasaba mwe mutarakora subscribe ngo muyikore kugira ngo turusheho kubana, kandi mukora na share. Ubutumwa bwiza ntibubacike, kandi iki kiganiro kigeze ku musozo kugira ngo mwibuke byinshi. Niba wiyemeje no kuba umugaragu, ubanze umenye icyo uri cyo muri Kristo. Abantu bafite umutima uhamye nibo bashobora kuba abagaragu, bagakorera Imana. Abantu buzuye gushidikanya bahora bahangayikishijwe n'uburyo bagaragara mu maso y'abandi. Bahora batinya ko intege nke zabo zagaragara, bityo bagahora bihisha inyuma y'ibicocero by'ubwirasi no kwiyerekana uko batari. Emera uko uri, wemerere Yesu agukoresha. Uko ugenda urushaho kugira gushidikanya mu mutima, niko uzarushaho gushaka ko abantu bagukorera, kandi niko uzarushaho gushaka ko bagushima. Umugabo witwa Henry Nouwen yaravuze ngo nidushaka kugirira abandi akamaro, tugomba kubanza tugapfa kuri bo. Ni ukuvuga ngo tugomba kubanza tukareka gushakira agaciro kacu mu buryo batubona. Nibwo tuzagira umudendezo wo kugira impuhwe ntacyo twikanga. Iyo ushingiye agaciro kawe n'icyo uri cyo ku mibanire yawe na Kristo, nibwo ubohoka ku byo abandi bagutekerezaho. Ibyo akaba ari byo bigushoboza kubakorera neza by'ukuri. Abagaragu ntibakenera kumanika imidari n'ibihamya by'uburyo bwinshi batsindiye ngo berekane ko bakoze. Ntibahora bashakisha amazina mashya yerekana ibyo bari byo, kandi ntabwo bambara ibishura byo gukomera. Mwibuke neza ko na Dawidi, umunsi Sawuli yamubwiraga ngo agende atere Goliyati, akamuha imyambaro ya gisirikare, yarayanze. Yambara iyo asanzwe yambara, yitwarira n'umugozi we yashyiragamo ibuye. Aravuga ati ndamutera mu izina ry'Uwiteka. Abagaragu ntibashakira agaciro kabo mu byerekana ko bakomeye cyangwa mu byo bagezeho. Pawulo yaravuze ngo ushobora kwiyogeza uko ushaka, ariko gushimwa, kugira icyo kumara, ni ukuva ku Mwami wacu. Gushimwa kugira umumaro ni ukuva ku Mwami Imana yacu. Niba hari umuntu wari kujya yirata aho avuka ndetse akajya yibutsa abantu ibyo bavuka n'uwo ari we, ni Yakobo, mwene nyina wa Yesu. We yari afite icyubahiro cyo kuba yarakuranye na Yesu nk'umuvandimwe. Nyamara igihe yatangiraga kwandika urwandiko rwe, yahisemo kwiyita imbata y'Imana n'iy'Umwami Yesu Kristo. Kugenda urushaho kuba hafi ya Yesu, niko urushaho kudakenera kwiyamamaza. Ikintu cya gatanu, aricyo cya nyuma, kiranga umukristo cyangwa
umugaragu mwiza. Abagaragu banezerwa gukorera Imana, ntibabibona nk'akazi. Bishimira gufasha abandi, bakishimira gukemura ibibazo no gukorera Imana, bakorera Umwami banezerewe. Kuko rero bakorera banezerewe, kuko bakunda Umwami wabo, bakishimira ubuntu bwe, bakamenya ko gukorera abandi ari bwo buryo bwiza bwo gukoresha ubuzima bwawe, kandi bazi ko Imana yabasezeranyije igihembo. Yesu yaradusezeranyije ngo umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Pawulo nawe yagize ati ntizibagirwa uburyo mwitanze muyikorera n'urukundo mwayikunze, mukarugaragaza mwita ku bandi bizera. Tekereza uko byagenda nibura 10% by'abakristo ku isi yose baramutse bitaye ku muhamagaro wabo, bakaba abagaragu nyakuri. Tekereza ibyiza byakorwa uko bingana. Se wifuza umwe cyangwa se kuba umwe muri bene abo bantu? Ntiwite ku myaka yawe uko ungana, igihagararo n'aho uvuka. Imana izagukoresha nutangira gukora no gutekereza nk'umugaragu. Ubundi abanyamunezero nyakuri ku isi ni abantu bize kwita ku bandi. Rero nagira ngo nkubwire, niba ushaka kuba umugaragu, ugomba kwiga gutekereza nk'umugaragu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ibyo byanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 2:5. Rero hano ndagira ngo nkubwire ikibazo usigara wibazaho. Wibaza uti ese ubusanzwe ni iki mpoza ku mutima? Ni uko abandi banyitaho, cyangwa ni ugushaka uburyo bwo kwita ku bandi? Icyo kibazo ukibaze, numara ukisubize. Nagira ngo ushimire wowe wabanye nanjye. Ni Eric Wespa nk'ibisanzwe.